submarine bwa mbere n'ikoranabuhanga ryacyo. Iki ngiki ni ubwato bugendera munsi y'amazi. Abakurikira amakuru mwumvise icyo Korea yasohoye ishobora no gutwara igitwaro cya kirimbuzi. Icyo ni submarine. Iryo ni ikoranabuhanga rya Horace Rawson Hanley. Mwumvise abaherutse kurohama mu minsi yashize bagiye gusura Titanic mu nyanja, abakire batandatu bose bararohama. Ibyo byose bifashisha bigenda munsi y'amazi cyangwa se submarine. Ni igihangano cyahanzwe bwa mbere n'uwitwa Horace Rawson Hanley. Mu ntambara yahuzaga abanyamerika bo majyepfo n'abamajyaruguru, yari yarayikoze abanyamerika bo ku ruhande rw'amajyaruguru bakayigendamo bakarohamisha abo mu majyepfo. Babarohamishaga batabiruzi bifashe ibyitwa torpedo cyangwa se amabombe barasira mu mazi munsi. Uyu nawe umunsi umwe ari kumwe n'abagenzi be 21 baje gucubira mu mazi, barashe ya torpedo ntiyabasha kugenda, hanyuma irabashwanyukana. Umuhanzi yicwa n'igihangano cye. Horace Rawson Hanley apfa atyo. Nyamara uyu munsi mugendeye ku byo nababwiye haruguru, n'ubundi iri koranabuhanga rye n'ubu buhanga bwe buracyakoreshwa ndetse burifashishwa cyane cyane mu ntambara mpuzamahanga